bikava ku isi bizize ibiza. Hari inyamaswa ziba nko mu mashyamba, ariko uko imyaka ishira amashyamba akagenda agabanuka kubera ko imibereho irimo kugenda ihinduka, nazo zikagenda zigabanya kubyara. Yishaje ntisimburwe, kandi ubwo aho ziri hose ku isi bikaba bimeze uko nguko, kugeza ubwo usanga hari ubwoko bw'inyamaswa busigaye nk'ahantu hamwe ku isi. Ibi nibyo byabaye ku ngagi zo mu misozi, mountain gorillas. Izi ziri mu nyamaswa ziri mu byago byo kuzima zigashira ku isi. Ubahana izi ngagi zisigaye ku isi yose ni mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri Uganda. Haramutse hagize ikiza kibaho kigakuraho izi ngagi muri ibi bihugu ko ari bitatu, ubwo ingagi zo mu misozi nazo zahita ziba inyamaswa zazimye, inyamaswa zahoze ku isi. Inyamaswa nyinshi zizima kubera ibikorwa by'abantu, ariko noneho hari n'izigiye kuzima atari ukubera ibikorwa by'abantu, ahubwo kubera abantu ubwabo, kubera kuzica. Inzovu. Mu birebana n'inyamaswa, inzovu isa naho ari ikirango cy'umugabane wa Afurika. Gusa izi nyamabere nini kurusha izindi zose ziba ku butaka zishobora gushira kuri uyu mugabane kubera umuvuduko zicwaho. Ni inyamaswa ziba cyane ku mugabane wa Afurika no muri Aziya, ariko uyu munsi umubare munini wazo urimo kwicwa n'abantu bagamije kuzirya, ariko cyane cyane bagamije kuzikuraho amahembe yazo ngo ajye gukorwamo imitako. Ubucuruzi bw'amahembe y'inzovu buri mu bucuruzi butemewe n'amategeko bwinjiza amafaranga menshi buri mwaka ku isi. Aya mahembe y'inzovu bamaranira gutya harimo iki? Izi nyamabere nini kurusha izindi zose ziba ku butaka niziramuka zishize ku isi, hari ingaruka bizagira ku rusobe rw'ibinyabuzima. Nitwa Ismael Mwanafunzi, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Abantu bajya gusura Parke Nationale y'Akagera iri mu burasirazuba bw'u Rwanda, imwe mu nyamaswa babonayo ni inzovu. Uyu munsi nta nyamaswa y'inyamabere iba ku butaka ibaho nini kurusha inzovu. Ibihugu byinshi bya Afurika biri mu bidafite ubutunzi bwinshi, ariko bifite umutungo kamere. Nk'ubu nta gihugu ku isi kirusha Botswana kugira inzovu nyinshi. Kimwe natwe, inzovu ziri mu nyamaswa zishobora kumara imyaka myinshi ku isi. Kimwe natwe, ziri mu nyamaswa zigira imibanire yubatse mu buryo buhamye, zigira umuyobozi, zifite ubwonko bubika amakuru igihe kinini, kandi zifite amarangamutima yenda kumera nk'ayacu. Iyo inzovu ziza kuba inyamaswa zigira aho zituye, zari kuba zifite umuco, zari kujya zipfusha imwe muri zo zikayikorera ikiriyo. Botswana ni kimwe mu bihugu bituwe n'abantu bake ku isi, abantu miliyoni 2. Gusa iki gihugu kibamo inzovu 130,000. Kiri mu bituwe n'abantu bake ku isi, ariko kiri mu bibamo inzovu nyinshi ku isi. Muri Botswana inzovu nyinshi ziba mu majyaruguru mu gace kabamo inzuzi nyinshi nka Okavango, Kwando, Linyati na Shobe. Ushaka kureba uko Afurika yari imeze mu myaka nka 200 ishize, wajya muri iki gice cya Botswana. Mu burengerazuba bw'isi hari abantu benshi wabaza ikintu cyiza batekereza kuri Afurika, bakagushushanyiriza ahantu hari umukenke mwinshi wuzuyemo inyamaswa ziganjemo inzovu. Iyo turi mu bukerarugendo tuzibona mu matsinda manini cyangwa se imikumbi. Ziriya ziba ziri hamwe, zigendera hamwe, zirisha hamwe, zishokera rimwe, ni ingore ndetse n'abana bazo. La matriarche cyangwa se inzovu y'ingore ikuze kurusha izindi yabonye byinshi mu buzima, niyobora izindi nzovu z'ingore zigenda mu mikumbi minini. Ziri mu nyamaswa zibaho buri imwe yita ku yindi kurusha ibindi binyabuzima byinshi. Twebwe ntabwo turimo, twita ku bacu kuzirusha. Inzovu mu myaka yazo ya mbere y'ubuzima zitabwaho cyane n'ababyeyi bazo. Zikora byose ngo abana bazo babeho mu mudendezo, ni nk'uko abacu tubagaburira tukabarihira amashuri. Abana b'inzovu ntabwo bajya baba bonyine, buri gihe bahora mu matsinda y'umuryango. Abana b'inzovu batangira kwigenga ari uko bafite nibura imyaka 14. Ni hafi nkatwe neza neza. Imikumbi y'inzovu imara amasaha menshi y'umunsi igenda. Zikoresha icyumviro cyo guhumurirwa no kunukirwa mu kugenda.
amazuru yazo akora kurusha y'inyamaswa nyinshi ziba ku butaka. Mu kugenda kandi kugira ngo zitayoba zinakoresha ibyitwa onde acoustique zo ku butaka. Ni ukumva uburyo ubutaka buvuga n'uburyo butigita iyo zibukandagiyeho. Kuri zo buri hantu zigeze hagira impumuro yaho yihariye ahandi hatagira. Ntabwo ari ibi gusa, buri hantu hanagira ijwi ryaho. Kuriya tugenda dutera intambwe dushingura dutera indi, inzovu iramutse ibashije kumva uburyo buri ntambwe ivuga, yakumva buri yose ivuga ukwayo, buri butaka ukandagiyeho buvuga ukwabwo. Nyamara twebwe twumva intambwe zacu zivuga kimwe. Iyi nzovu ikiri akana igenda ibika mu bwonko bwayo amajwi n'impumuro itazigera yibagirwa na rimwe mu buzima mu myaka yose izamara ku isi. Iyo yumvise impumuro y'imyembe ihiye ku nshuro ya mbere, ubwo biba birangiye nyine, ubuzima bwose izahora izi iyo mpumuro mu mutwe. Uko umwana wacu tumwigisha ko kiriya ari igikombe, niko akana k'inzovu iyo kumvise impumuro bwa mbere gahita kamenya igiteye iyo mpumuro, maze ubuzima bwose kakazaba kazi ko icyo kintu gitanga ubwo bwoko bw'impumuro ari umwembe cyangwa se imineke. Ubu bubasha budasanzwe bw'ubwonko bw'inzovu mu gufata amoko runaka y'impumuro mu mutwe nibyo bituma inzovu zitayoba, ikaba yava i Kigali ikajya i Muhanga inyuze inzira imwe itayobye kandi ikagenda buhoro. Ubusanzwe ingano y'ubwenge bw'inyamaswa iba nini cyangwa se nto bitewe n'uko ubwonko bwayo bungana. Nibyo ubwonko bunini buba bufite ubushobozi bwo kugira ubwenge bwinshi, ariko ntabwo iyi ngingo ariyo yonyine igena ingano y'ubwo bwenge. Twebwe abantu, inyamaswa zifite ubwenge bwinshi kurusha izindi zose zibaho, dufite ubwonko bupima ikiro kimwe n'amagarama 400. Ubwonko bw'inzovu bwo bupima ibiro biri hagati ya 4 na 6. Bitekerezwa kuko ubwonko buba bunini ariko bugira utunyangingo twinshi tw'ubwonko twitwa cellule neurale cyangwa se neurone. Ibi bigasobanura ko uko utwo tunyangingo tuba twinshi tugira ubushobozi buri hejuru mu gusesengura no gutunganya amakuru yose yinjira mu bwonko. Gusa mu kugira ubwenge bwinshi, igifite agaciro ni ingano y'ubwonko uyigereranije n'ingano y'umubiri w'inyamaswa ifite ubwo bwonko. Babyita allometrie. Iyi nyamaswa nini ifite n'ubwonko bunini, ubwo iyo nyamaswa iba ifite ubwenge bwinshi. Iyi nyamaswa ari nini ariko ikagira ubwonko buto, haba hari amahirwe menshi ko iyo nyamaswa izagira ubwenge buke. Inzovu ifite ubwonko bukubye ubwacu inshuro ziri hagati y'3 n'4 mu bunini. Kugira ngo inyamaswa imenye ubwenge, ingano y'ubwonko ntabwo ariyo yonyine ibigiramo ijambo ryo kuvuga, ahubwo n'ahantu utunyangingo two mu bwonko bw'iyo nyamaswa tugiye duherereye naho hagira uruhare mu kugena ingano y'ubwenge iyo nyamaswa izagira. 98% by'amakuru yose yinjira mu bwonko bw'inzovu iyabika mu gice cy'ubwonko cyitwa cerebellum. Iki nicyo gice cy'ubwonko gitanga ubushobozi bwose bwo kwinyeganyeza no gukoresha ibyumviro. Ni kimwe mu bice by'ubwonko by'ingenzi kubera ko nicyo gituma duhumurirwa, twumva dukozeho, twumva ububabare, duhagarara, tukagenda n'ibindi. Iyi niyo mpamvu inzovu y'ingore iyobora izindi mu ishyamba ibizi neza ahantu haherereye amazi, ikabyibuka igendeye ku mapfa yigeze gutera wenda nko mu myaka 20 ishize, ikaza kurokorwa n'uwo mugezi. Niba mu myaka 20 ishize harigeze kuba amapfa akomeye, inzovu zikabura amazi ariko zikaza kuvumbura ahantu hari umugezi, zikanywa amazi zikanayimenaho zigahembuka, ububabare zahuye nabwo kuri uwo munsi umwe wo mu myaka 20 ishize, icyokere zari zifite kuri uwo munsi umwe mu myaka 20 ishize, icyaka n'uburyo ziyumvaga ndetse n'inzira zanyuzemo kugeza zivumbuye ayo mazi, ntabwo bizigera bizivamo, ku buryo igihe cyose zizakenera amazi zizayoboka ya nzira neza neza nk'uko zayinyuze mu myaka 20 ishize, zidaciye ahandi hariho hose zigere kuri ya mazi niba gihari. Uku ni nako bigenda iyo ukoze ikosa ryo kuyihemukira. Uramutse uyibabaje nk'uyu munsi ukabasha kuyicika itihoreye, ukazagaruka mu myaka 5 iri imbere, ako kanya ukigera imbere uriya mutonzi wayo uhita ukurura impumuro yawe, maze cerebellum yayo igahita igereranya iyo mpumuro n'ibihumbi by'impumuro yabitse, igatoranyamo ihuye neza neza niyo ngiyo irimo kumva ako kanya, igahita yibuka agahinda wigeze kuyitera icyo gihe, igahita yibuka ingano y'ubushyuhe bwariho icyo gihe uyihemukira, igahita yibuka amajwi yavugirwaga aho ngaho uyihemukira, byose ikabishyira ku murongo neza neza nk'aho byabaye ejo. Ako kanya igahita yihorera ibintu wayikoreye mu myaka 5 ishize ukabura byishyuye.
imibanire hagati y'inzovu ubwazo ni imwe mu mibanire yubatse neza mu nyamaswa zose. Ni inyamaswa zizi gusoma ibimenyetso by'umubiri ndetse n'amajwi ku rwego rwenda kugera ku rwacu. Zifite umutonzi cyangwa se cya kintu kirekire kimeze nk'igihombo, ukaba umutonzi zikoresha nk'igikoresho cy'itumanaho gikora neza ku rwego udatekerezaho kenshi. Mu gufata mu mutwe impumuro y'indi nzovu ubwo ikabigiye mu mutwe ubuzima bwose, inzovu ifata uriya mutonzi wayo ikajya ukoza ku yindi nzovu iwuyizengurutsaho, ubwo impumuro yayo ikaba yibitse mu bwonko mu buryo buhoraho. Uriya mutonzi w'inzovu ufite recepteur olfactif cyangwa se ingano y'ibyumviro byumva impumuro bikubye inshuro ebyiri mu bwinshi ibiba mu mazuru y'imbwa. Twese tuzi uburyo imbwa ihunahuna. Inzovu z'ingore nizo zikunda kugenda mu matsinda, twabivuzeho. Izi ngabo zo zikunda kugenda ziri zonyine, ni ukuvuga ko buri ngabo ikunda kwigendana. Bijya kumera nkatwe neza aho abagabo benshi bahurira mu tubari. No ku nzovu izi ngabo zigira ahantu zikunda guhurira, kenshi hakunda kuba ari ku migezi cyangwa se ku nzuzi cyangwa se ku biyaga, zigasangira amazi zikanimenaho amazi zibikoreye hamwe uko ari ingabo. Iyi mibanire hagati y'izi nyamaswa wabona uburyo ikomeye uramutse ugeze aho indi nzovu yapfiriye cyangwa se irimo gupfira, ukareba imyitwarire ya ngenzi zayo. Ziraza zikayikoraho uruziga, maze zikoresheje imitonzi yazo zikajya ziyinukiriza. Impumuro ya buri nzovu iba yihariye bitewe n'ibihirimo. Yishimye igira impumuro yayo, yirwaye ikagira iyayo, ndetse n'irimo gupfa ikagira iyayo. Gusa aya moko y'impumuro izindi nzovu nizo zonyine zishobora kuyatandukanya. Inzovu yapfuye cyangwa se irimo gupfa, zene wabo ziraza zikayizenguruka zikajya ziyikozaho ibinono by'imbere nk'iziyisaba kubyuka. Zikoresha amaboko yazo zigerageza kuyibyutsa ku buryo bugaragaza agahinda kajya kumera nk'ak'abantu bagize ibyago. Izi nyamabere nini kurusha izindi zose ziba ku butaka zimara amasaha menshi y'umunsi zirya. Amasaha 19 kuri 28 ziyamara zirya. Uriya mutonzi niyo zikoresha mu gufata ibyo kurya nko kurandura icyatsi ndetse n'ibiti. Uriya mutonzi ntabwo ubamo igufa na rimwe kandi ugizwe n'inyama zikomeye cyane zituma inzovu iwukoresha mu guterura ingiga y'igiti, ikanawukoresha mu kurandura akatsi gato cyane. Mu buryo bw'imiterere uriya mutonzi ni icyarimwe umunwa wo hejuru w'inzovu ukaba n'izuru icyarimwe. Ishobora kuwerekeza mu cyerekezo icyo ari cyo cyose. Inyama zirenga 1000 n'amamiliyoni y'utunyangingo tugize imitsi nibyo bituma uriya mutonzi ugira ingufu zingana uko nguko, ukaba woroshye ku buryo ujya mu cyerekezo icyo ari cyo cyose kandi ikawutuma ku kintu icyo ari cyo cyose ntigihushe. Ishobora kuwutoresha ikintu kinini bihagije, ariko ishobora no gutora akabuto kangana n'urunyobwa cyangwa se igishyimbo hasi. Niba ubona uburyo uriya mutonzi uteye, buriya unameze nk'ikivomesho. Iyo irimo kunywa amazi, ivomesha uriya mutonzi ikurura nk'uko igihombo gikogota, ikawushyiramo litiro 12 z'amazi, ubundi ikazamura igasuka mu kanwa. Ni nacyo ikoresha iyo irimo kwimenaho amazi. Yuzuzamo izo litiro 12 z'amazi, ubundi ikawuzamura ikimena ku mubiri wose. Inzovu zireba nabi cyane, amaso yazo ntabwo abona nka yacu, ari nayo mpamvu ubushobozi bwazo mu guhumurirwa bwabaye bwinshi cyane kurusha nyinshi mu nyamaswa. Urwungano rushinzwe ibyo guhumurirwa kuri izi nyamaswa rukora ibitangaza iyo zirimo gushaka ibyo kurya cyangwa se amazi. Iyo zigenda ziba zisa n'izashushanyije mu mitwe yazo amakarita aziyobora. Ushaka wavuga ko inzovu ireba ikoresheje uriya mutonzi wayo, kubera ko igenda yumva impumuro ya buri hantu na buri kintu ku buryo bitayigora kugera ku kintu yifuza ikoresheje impumuro. Inzovu nkuru y'ingore iyoboye izindi ibikorana ubushishozi bukomeye. Iyo ibizi mu mutwe inzira zose yigeze kunyuramo mu buzima bwose, ayo makuru iyasangira n'izikomokaho cyangwa se izindi zose iyoboye. Ikibazo nuko iyi si irimo gukomeza guhinduka. Aho izi nzovu zahoze zinyura kera mu bihugu bimwe na bimwe, ubu ngubu abantu barahatuye. Nko muri Botswana, igihugu kibamo nyinshi mu nzovu zisigaye ku isi. Mu gushaka aho batura, abaturage barakomeza gusatira ubutaka bwahoze ari ubw'inzovu gusa. Muri Botswana hari abaturage bararira imyaka yabo mu mirima bitewe nuko ibyo bahinga inzovu nazo zirabikeneye. Ubu butaka dutuyeho inyamaswa nyinshi zabubanjeho. Twaraje turazirukana, turahubaka, turahatura, ariko kubera umuvuduko twiyongeraho mu bwinshi na hake twari twarazisigiye, twatangiye kuhazaka. Mu bihugu byinshi bya Afurika mu birebana no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, hari ikibazo cy'uko inyamaswa ziba mu byanya byakabaye bikomye ziza konera abaturage.
birasa naho uyu munsi gusangira iyi si n'izindi nyamaswa birimo gutera ikibazo, birimo kutunanira. Mu Rwanda ho hanashyizweho ikigega cy'ingoboka gishinzwe kwishyura abaturage bonewe n'inyamaswa muri za parike n'ibyanya bikomye. Abaturage benshi bo mu Burayi inyamaswa bazibona kuri televiziyo gusa, hari na benshi muri twe nabo bazibona uko nguko. Mu bihugu nka Botswana abana n'abagore bagiye ku mirimo mu gitondo cyangwa se ku mashuri, biba bishoboka cyane rwose ko bahura n'intare cyangwa se inzovu nayo igiye gushaka ibyirya. Mu bihugu nka Kenya, Botswana cyangwa se Zambia hari ibice bimwe na bimwe by'icyaro aho abantu babisikana n'inyamaswa z'inkazi umunsi ku wundi, buri yose igiye mu byayo. Umuntu agiye guhaha nayo igiye guhaha. Mu mihanda ya kaburimbo imodoka zirahagarara ikivunge cy'inzovu zikambuka zigiye kunywa amazi mu kabande, zamara umubare w'inzovu zo ku mugabane wa Afurika uragenda ugabanuka buri munota. Ntabwo ugabanuka kubera ko zimuka, ahubwo zirapfa, ziricwa. Uyu munsi nta nzovu miliyoni zisigaye ku isi. Babara ko nibura muri Afurika hari inzovu 300,000, muri Aziya hakaba 500,000. Buri mwaka inzovu 25,000 ziricwa mu isi yose. Niba ku isi hari inzovu 800,000 kandi buri mwaka hakaba hicwa inzovu 25,000, ubwo hatagize igihinduka inzovu ya nyuma yazava ku isi mu myaka 32 igiye kuza. Umwana uzavuka mu myaka 30 igiye kuza ashobora kutazigera amenya inzovu icyo ari cyo, azajya yumva nk'uko twumva dinosaure. Dore iki inzovu zimaze ku isi. Uyu munsi hari amoko abiri y'inzovu. Hari inzovu zo muri Afurika hakaba n'izo muri Aziya. Inzovu nkuru ishobora gupima ibiro 7,500. Zibaho imyaka iri hagati ya 50 na 70. Hari n'izabashije kugira imyaka 80 y'amavuko. Hari ibihugu byinshi byo muri Afurika bifite icyizere cy'ubuzima kiri munsi y'imyaka 50. Uyu munsi abaturage bafite icyizere cy'ubuzima kirekire ni Abasuwisi bafite icyizere cyo kubaho imyaka 81, mu gihe Abanya-Sierra Leone bafite icyizere cyo kubaho imyaka 49. Inzovu ikivuka ibipima nibura ibiro 115. Aka ni akana. Ihaka amezi 20, ubwo n'umwaka n'amezi 8. Ubwo niyo nyamaswa ya kabiri ihaka amezi menshi kubera ko iya mbere ni requin lézard, inyamaswa yo mu mazi imeze nk'umuserebanya, ihaka imyaka 3 n'igice, amezi 42 ihaka. Iya gatatu ni baleine kimwe n'indogobe, zo zihaka amezi 11 mu gihe twebwe dutwita amezi 9. Inzovu zirya ibyatsi n'amababi y'ibiti n'imizi yabyo. Inzovu imwe irya ibiro 200 by'ibyatsi ku munsi, ubwo ni ukuvuga ko buri munsi irya 10% by'ibiro byayo, ikanywa amaritiro 200 y'amazi buri munsi. Kuva mu 1930 inzovu zimaze kwicwamo 80% by'abaturage bazo. Ubu ku isi hasigaye 20% by'inzovu zose zari ku isi mu 1930. Nyamara ibiro 200 by'ubwatsi buri nzovu irya buri munsi, kenshi biba ari ibyatsi byakura bikica uruhererekane rw'urusobe rw'ibinyabuzima. Biba ari ibyatsi byakorohereza isazi yatsetse kororoka. Inzovu zirya ubwoko bw'ibyatsi butuma iyo bivuyeho hamera ibindi byatsi bibeshaho izindi nyamaswa. Muri ibi biro 200 irya buri munsi haba harimo imbuto z'amoko menshi y'ibiti. Iyi inzovu yitumye ahantu runaka, nyuma y'amezi make haba hameze ubwoko bw'ibiti yari yarariye. Kubera ko iba yariye byinshi, ingano y'ibyo yituma nawe urayumva. Iyo hameze bimwe mu biti yari yarariye nabyo bimera ari byinshi. Inzovu ziri mu nyamaswa zituma amoko y'ibiti akwirakwira hirya no hino. Ikigo cya leta cy'itangazamakuru cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika PBS giheruka kwandika inkuru aho kivuga ko muri Afurika hari amoko 90 y'ibiti byabayeho bitewe n'inzara y'inzovu. Inzovu zagiye zirya imbuto zabyo zikabikura ahantu hatazwi, zikabyituma ahandi hantu runaka bigahita bimera. Amoko 90 y'ibiti batazi aho yavuye kubera ko yazanywe n'inzovu mu nda.
mu gihe cy'impeshyi y'amariba yakamye inzovu zikoresha uriya mutonzi wazo zigacukura amariba, zigacukura hasi zikagera ku mazi, ayo mazi akazitunga muri ibyo bihe by'impeshyi. Iyo zimutse aho hantu, ayo mariba zacukuye asigara atunze izindi nyamaswa. Mu myaka itari myinshi igiye kuza, ibi byose twavugaga ku nzovu bishobora kuzavaho. Ku mibiri ya buri nyamaswa y'inyamabere haba hariho icyo wagereranya n'umutungo kamere witwa ivoire. Ni ubwoko bw'ikinyabutabire kamere gikora icyo wagereranya n'ibuye, ibuye rikomeye kandi ritabonerana, ni ukuvuga ko utarirebamo ngo ijisho ribone ibiri inyuma yaryo. Amahembe y'inzovu, ayisatura ndetse n'izindi nyamabere ibyakoze ni nabyo bikoze amenyo yacu cyangwa se andi menyo yose. Ushatse wavuga ko ari amahembe y'inzovu ari amenyo asohoka hanze y'urwasaya rwayo. Igituma bamwe mu barengera urusobe rw'ibinyabuzima bafata igikorwa cyo kwica zimwe mu nyamaswa nk'inzovu bikozwe n'abantu nka kimwe mu bikorwa by'ubunyamaswa bibaho, ni uko amahembe y'inzovu cyangwa se yisatura nta kindi kinini kiyavamo kitari imitako. Ntabwo avamo ibintu biribwa cyangwa se undi mutungo, avamo ibyo abantu bataka cyangwa se bitaka, maze ubifite akagaragara mu bandi nk'umukire. Ni ibyo gusa, ni nka zahabu. Zahabu nayo ntabwo wayikoramo isafuriya yo gutekamo. Ni ibuye ry'agaciro rishobora gukoreshwa nko mu nsinga kubera ko ritwara umuriro mu buryo bworoshye, ariko umumaro w'ingenzi wa zahabu ni ugukorwamo imitako n'ibikoresho byo kugaragaza ubukire. 78% bya zahabu icukurwa ku isi buri mwaka rikorwamo impeta, amaherena, amasaha ndetse n'indi mitako. Nyamara ni ikimenyetso cy'ibintu bihenze kurusha ibindi byose byo ku isi. Iri ni ibuye ryanahaye abantu igitekerezo cyo gukora amafaranga, bivuze ko riruta amafaranga. Gusa ni ibuye ritagira ahantu rijya. Zahabu yabayeho mbere y'uko Yezu Kristo aza mu isi, ishobora kuba igihari. Bashobora kuba barayikozemo ibintu bitandukanye n'ibyo yari ikozemo mbere y'uko Yezu aza mu isi, ariko irahari. Mu yandi magambo, zahabu ibaho iteka ryose. Ku mahembe y'inzovu ntabwo umumaro wayo utandukanye cyane n'uwa zahabu. Gusa amahembe y'inzovu yo ntabwo abaho iteka ryose, kubera ko bajya banayafata bakayatwika agashya gakongoka. Kubirebana n'umumaro, akoreshwa ibintu abantu batabura ngo bagire ikibazo icyo ari cyo cyose. Bayakoresha ari amatushe ya piano cyangwa se synthetizer, turiya tuntu bagenda bakoraho bigatanga umuziki. Bayakoramo twa dupira abantu bakinisha umukino wa biyare. Abashinwa bo banakoresha aya mahembe mu buvuzi gakondo kubera ko ari amahembe arimo ikinyabutabire cyitwa phosphate de calcium. Calcium urayibuka ko bavuga ko ikomeza amagufa. Iyi ni igize ari amahembe n'amenyo yacu. Bavuga ko ivura igicuri. Aya mahembe avamo imitako ihenze cyane mu Bushinwa. Uwambaye imitako yakozwe muri aya mahembe cyangwa se utunze bimeze nk'ibibumbano byakozwe mu mahembe y'inzovu agaragara nk'umuntu ubuzima bwahiriye mu Bushinwa. Mu ikoranabuhanga rigezweho bisigaye binavugwa ko aya mahembe y'inzovu akoreshwa muri bya byuma biyobora indege bizwi nka radar. Amahembe y'inzovu ni nka diyama. Byose ni umutungo kamere ukoreshwa mu gukora ibikoresho biramba. Usibye ko diyama yatangiye gucukurwa mu kinyejana cya 20, mu gihe amahembe y'inzovu yabaye ikimenyetso cy'ubukire kera cyane, igihe nta muntu n'umwe urimo kumva iki kiganiro wari waravutse. Muri Bibiliya yera, iyo bavuga uburyo umwami Salomo yari umutunzi, iyo bavuga ubutunzi bwe, bavuga ko yaranatunze amahembe y'inzovu. Nusoma mu gitabo cya Abami ba mbere igice cya 10 umurongo wa 22 na 23 uraza gusanga handitse hati, umwami yari afite inkuge ku nyanja itarushishe hamwe n'izahiramu. Uko imyaka 3 yashiraga, inkuge zitarushishe zajyaga zigaruka zizanye zahabu n'ifeza n'amahembe y'inzovu n'inkima na tawu. Umwami Salomo yarushaga abantu bose ubutunzi n'ubwenge. Ubu nibwo butunzi bwagaragazaga umuntu ukize kurusha abandi bose. Kera mbere y'uko Yezu Kristo aza mu isi, i Atene mu Bugereki hari ikibumbano cy'umwe mu banyabugeni bakomeye babayeho ku isi witwaga Fidase. Iki kibumbano cyari kimwe mu byiza byari bitatse isi. Cyari gikozwe muri zahabu n'amahembe y'inzovu. Mu gihe cy'ubwami bw'abami bw'abaromani, ubutunzi bukomeye umwami yabaga afite bwabaga ari zahabu n'ibikoresho bikozwe mu mahembe y'inzovu. Hafi ya zahabu hagombaga kuba kimwe mu bikoresho bikozwe mu mahembe y'inzovu, yaba inkongoro, umutako, umuringa, impeta cyangwa se ikindi kintu gikozwe muri aya mahembe kinyerera kandi gisa neza cyane. Ihembe rimwe ry'inzovu yo muri Afurika riba ripima hagati y'ibiro 23 na 45. Mumviye imibare. Mu bipimo by'uburemere hari igipimo abongereza bita pound, nabuze uko mbyita mu Kinyarwanda. Pound imwe ni ibiro 0.453.
ubwo ihembe rimwe ry'ibiro 45 riba ripima amapawundi 99 kandi paundi imwe y'ihembe ry'inzovu ishobora kugura amadolari y'Amerika 1,500. aya madolari 1,500 uyakubye 99 ni ibihumbi 148,500 by'amadolari. aya ngaya uyakubye 918 ariyo mafaranga y'u Rwanda avunja idolari rimwe uyu munsi, uhita ubona ko ihembe rimwe ry'inzovu rishobora kuba ripima ibiro 45 ryagurwa miliyoni 136,323 by'amanyarwanda. hamwe n'amafaranga angana uku nguku birashoboka ko abarwanya ishimutwa ry'inzovu cyangwa se zo muri Aziya zifite ejo hashize hanini kurusha ejo hazaza, ndetse ushatse wanavuga ko ejo hazaza hazo hari ku musozo. ubucuruzi bw'amahembe y'inzovu bwatangiye kwamamara cyane ku rwego mpuzamahanga mu myaka y'1970. iki gihe nta muntu wagenzuraga ubu bucuruzi, bwari bwemewe cyane. iki gihe buri mwaka hitwaga nibura inzovu 100,000 bakazikuraho amahembe abiri apima magana y'amamiliyoni y'amanyarwanda. mu myaka 10 yonyine 1/2 cy'inzovu zo mu isi cyari cyaramaze kuvaho. iki gihe hagombaga kugira igikorwa. imiryango mpuzamahanga icunga ubucuruzi bw'ibikomoka ku nyamaswa ziri mu marembera yahise itegeka ko icuruzwa ry'amahembe y'inzovu rihagarara. iki cyemezo ntabwo cyarengeje imyaka 10 kubera ko ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika birimo Zimbabwe, Botswana, Namibia na Afurika y'Epfo byahise bigura abantu bo muri iyo miryango. ubucuruzi burongera burafungurwa, ariko bemererwa kujya bagurisha amahembe y'inzovu zazize impfu zitunguranye cyangwa se zisanzwe, impfu zidaturutse ku bantu. ariko amahembe y'inzovu yishwe n'ay'inzovu yazize urupfu rusanzwe atandukanira he? cyo namwe turabizi ko ntaho. uyu munsi Ubushinwa niryo soko rya mbere ry'amahembe y'inzovu ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigakurikiraho. muri ibi bihugu hari abaguzi bemewe n'amategeko bagura amahembe y'inzovu, bakavuga ko bagura amahembe yavuye ku nzovu zapfuye zitishwe. muribuka dutangira iki kiganiro twibaza ikiri mu mahembe y'inzovu gituma bayamaranira? harimo amamiliyaridi y'amadolari. tubashimiye ko mwakurikiye ikiganiro wari uziko. nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. wari uzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda. wibaza impamvu abaturanyi bawe batera imbere buri munsi cyangwa se impamvu ari bo